Mureke tuganire mu buryo serivisi zitangwa haba tugeranye i Buraya no muri Afurika. Ibaze wakoze komande y'ikintu cyawe wishyuye amafaranga urategereje kuri wa munsi wo guhabwa icyo waguze wishimye ufite amatsiko wajya kumva ukumva hari ibihindutse. Ibi rero nibyo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Wenda nawe hari icyo byakungura. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Hari umuvandimwe wanganirije ikibazo yagize mu byerekeye uburyo serivisi zitangwa, arambwira ngo nkore ikiganiro ku buryo serivisi zitangwa, ngerageze gukompara muri Afurika ndetse n'i Buraya. Ubundi rero i Buraya serivisi iyo ariyo yose baba bakeneye ko serivisi batanga wiyumvamo neza, wishimira serivisi, kubera yuko iyo utanze feedback uvuga ko bagira serivisi mbi, abantu bose bahita babivamo. Cyane cyane ahangaha iyo ugiye kugura ikintu tureba icyo abantu bayivugaho. Hari n'amakampani agenda afata ibyo bita review, bareba amakampani icyo abantu babitekerezaho, icyo abantu bayivugaho, bakayiha amanota. Niba kampani abantu benshi bayigaya usanga ifite icyo bita 1 star, yaba ari kampani abantu bakunda ivuga itanga serivisi igakora ibyo yavuze, usanga ifite 5 star. Akenshi iyo tugiye kugura ikintu ahangaha tureba iyo review. Waba ugiye kugura imodoka, waba ugiye kugura telefone, waba ugiye kugura ndetse n'umwenda wo kwambara, ureba iyo kampani ukareba ese abaturage, abakiriya batanga feedback gute. Ese benshi barijujuta serivisi ko atari nziza, ese none wabona abenshi bagaragaza ko batishimiye serivisi y'iyo kampani, uhita ubivamo ukajya ku bandi. Ndetse dore n'igitangaza no kuri polisi, iyo uhamagaye polisi hari ikibazo cyavutse, tuvugiye umunsi urayihamagaye, uyu munsi ni kuwa gatandatu, uhamagaye polisi uvuga ko hari ikibazo wagize accident, cyangwa umuntu yagusagariye, cyangwa ubonye umuntu arimo kurwana n'undi, ugatanga amakuru ubundi ukigendera. Nyuma y'iminsi 3 ine 5 ubona message ije kuri telefoni yawe ivuga ngo ku munsi runaka wahamagaye kuri polisi, ese washimishijwe na serivisi baguhaye, ese ikibazo wari ufite warakishimiye? Niba utarishimye ubona twakora serivisi zacu neza gute kugira ngo wishimire serivisi dutanga? Ni mu rwego rwo kugira ngo turebe uburyo twazamura imikorere myiza. Icyo ni ikintu nabonye cy'ingenzi cyane. Noneho iyo bigeze muri business rero, burya usanga abantu benshi bajya muri business bashaka amafaranga. Icyo bo bashaka ni amafaranga gusa, ibindi by'amaserivisi nta kigenda. Kandi ukibagiza yuko gutanga serivisi mbi byanze bikunze uri muri rukana abakiriya, kandi bari abakiriya nibo bazakuzanira amafaranga, kandi ya mafaranga yabo uriya mukiriya n'umuha serivisi nziza azabwira n'abandi ibyiza byawe, akuzanira amafaranga. Wisuzugura ngo nuko ngo guha amafaranga mato, oya, yari amato yusuzugura, uriya ashobora kuzana n'abandi 1500, aho bose ugasanga ni make ariko akazaba manini. Urabona ibintu bya motivation, abantu benshi bajya muri business ko ya motivation, bumvishije ahantu abantu yavuze cyane, yayigishije inkoko, mugende mworora inkoko, mugende muhinge bino, mukore biriya. Yes, motivation baravuga ngo motivation gets you going, but discipline keeps you going. Burya iyo ufite discipline irenze motivation. Burya usanga abantu benshi bafite motivation nta discipline bafite, kubera ko umuntu ufite discipline ntabwo ushobora guhemukira umukiriya wawe, kuko uba uzi ko uriya mukiriya ariwe uzatuma ugera ku ndoto zawe. Wari uzi ko abantu burya bajya muri business ntibibaze n'ikibazo ngo kuki njye muri iyi business, akakubwira ngo nkeneye amafaranga. Kuki ukeneye amafaranga se? ngo nanjye nyaryohemo. Kuki ushaka kuyaryohamo se? Ukumva abuze aho arangira. Ni ukubera iki? Uriya muntu arimo arakopera abandi, arimo gusa ajya mu bantu kugira ngo yitwe ko ari boss, yuko afite company, ariko deep down mu by'ukuri ntazi ibyo agiyemo. Niyo mpamvu rero uzasanga hano harimo babihemu cyane. Kubera iki? Niba ukora ikintu cyawe company yarakumazemo igihe kinini,
uyikora urwana nayo. Muzi ko amakampani burya menshi usanga kugira ngo ifate umurongo neza imyaka 3, 4, 5 iyo ngiyo igihagaze rwose iba yaragerageje. Naho inyinshi kampani zipfa nyuma y'umwaka, imyaka 2. Kubera iki se? Kubera ko badafata neza umukiriya, ntibazi agaciro k'umukiriya. Yes, ntibanahenda. Wari wabona kampani ugatuma message urimo kubaza ngo ibiciro by'ibiryo by'amatungo mu guca mute, ukara ntibagushobesha kandi ukabona message bayakiriye. Nuri ugahita wibaza aba bantu bagiye muri business koko bazi ibyo bagiyemo, cyangwa no kugira ngo bereke abantu ko bari muri business gusa. Gose koko mbabare umbwire uyu muntu ajya yibaza why, kuki ari muri business? Nabone igisubizo cya why ya mbere yongere yibaze why ari muri business, niyongera igisubizo cya gatatu yongere yibaze why, kugeza igihe agera aho abona igisubizo cya nyuma nyuma kivuye ndashaka gusiga legacy, abantu bazamenye yuko hanyuze umugabo ahangaha watangaga serivisi nziza mu domaine runaka. Wenda no nacuruzaga ibiryo by'amatungo, niwe wabaye wa mbere mu gucuruza ibiryo by'amatungo mu gihe kinini kandi neza, yubaha abakiriya. Twakuze tuzi ko abakiriya ari abami, tuzi ko abakiriya ari abami, ariko uko tugenda twegera amafaranga usanga tubitamo nta mbaraga tubikora. Reka mbahe icyambayeho rero, ni nacyo cyavuze ngo nkore kino kiganiro nkurikije n'icyo umuvandimwe twaganiriye. Hari ukuntu inaha nagerageje guhuza abanyafurika kugira ngo dusapotinge Afrika yacu, none twagenda duhana amafaranga. No kuvuga ngo ni nk'ikimina. Yes, ni ikimina. No kuvuga ngo wowe tukaguha, turi abantu 10, buri wese agenda atanga amafaranga ku buryo buri kwezi tuyaha umuntu umwe. Uyu we akazi ke ni ugusapotinga abana, abajene mu iwabo aho aturuka. Gutyo nanjye bwo nkasapo. Si ngombwa igihugu turukamo, gishobora kuba ari igihugu wenda ukunze, ubona abana baho barimo bakora cyane bakeneye support. Uruma koko hari nko uri mu kimina, nawe niwo mu gihugu cya Tunisia, ariko we asapotinga abasore b'i Burundi. Urumva ko ntaho bahure, Tunisia n'u Burundi bari kure cyane, ariko we hari abana nabonye uburyo bashaka iterambere, arabasapotinga. Yabashyizemo hafi miliyoni zijye kugera hafi kuri miliyoni 42 z'amarundi yabashyizemo kugira ngo bakore akazi. Kandi iyo urebye ubona yo tuganiriye atwereka ibyo yakoze, dufite WhatsApp group yacu duhuriramo, ukabona ibikorwa abana barakora neza cyane. Rero ngewe naratahiwe rero, mpa abana 3 aho ngaho kugira ngo uborore inkoko. Dore ikintu cyavutsemo gisekeje, abana bariteguye bashyira ibintu byose hamwe, bakora commande y'imishwi. Kampuni yacuruzaga imishwi, ntashatse no kuvuga izina koko, ni kampuni ntari feri nabo. Ijambo nibuka ni Infinity, ntago ibindi ntago mbyibuka, sinshaka no kubyibuka kubera ko batesheje abo bana amahirwe yabo. Byarambabaje uko byagenze rero. Ku nshuro ya mbere n'abana 4, ku nshuro ya mbere iyo kampuni ngo yaratelefonnye babya ko bagize ikibazo cy'umuriro, bamaze iminsi nta kibazo cy'umuriro. Kandi ubwo nabo bana batelefonye, ntago na kampuni ya telefonye, koko ngo ideriva itanga imishwi ku wa 5. Bigeze ku wa 4 ninjoro bavuga ko bagize ikibazo cy'umuriro, ntago bazashobora gutanga imishwi kuri wa 5. Je sawa. Bigeze kuri wa 5 wundi bibaye ku munsi wari umunsi w'abayisilamu wabaye Eid. Ava ngo kubera ko hari umunsi mukuru ntago turi buderive imishwi. Uhita wibaza, ese iyo kampuni abo bantu ko ari Eid ntibarya? Abo bantu ko ari kampuni ibintu byose biba byahagaze koko? Ni nahanga y'Iburaya iyo habaye umunsi mukuru kuri Noheli no ku mwaka mushya hari service zikora. Ndashaka nkubwire nko ku mwaka, nko kuri bonane, umwaka mushya cyangwa ibintu byose biba byacecetse, hari tagisi zirakora. Tagisi zirakora kuri uriya munsi. No kuri Noheli abantu batakoze bagiye mu birori, hari abantu baba bakoze. None se urambwira ngo umukira arakora, wowe mukene ntukore koko? Okay, ubwo rero icyumweru cya kabiri Eid irabaye, ntago service zakorwa. Ku kindi cyumweru cya gatatu cyakurikiyeho habaye iki? Nuko abana bariteguye nyine, bavuga noneho ubu ni turu yacu, bagiye kwakira. Bagezeyo ngo mwebwe ntimuri kuri list. Twebwe nturi kuri list. Yes. Impamvu se ngo yango ntago tubizi. Urusanga kampuni ntitanze service nziza, nono ishyizemo n'ubwibone na arrogance n'ibintu ubona bada nta nubwo kwa apology ngo mutubabarire twagize ikibazo gutya na gutya. Ubundi inahangaha iyo kampuni yisanze mu kibazo nk'icyo ngicyo, nuko ikibazo gishobora kubaho, ikibazo cyabaho hari hose. Ariko inahangaha iyo kampuni
yisanze yatanze serivisi mbi, ira apologizinga, isaba imbabazi umukiriya, ikamuha n'akantu ko kugira ngo yumve ko ari accident yabaye. Urugero, ushobora kuba warashatse kugura umupira wo kwambara cyangwa inkweto ari 20,000, bari tayari kugusubiza 50% bakaguha na za nkweto, cyangwa se bakakubwira ngo amafaranga turagusubiza kandi tuguhe n'inkweto, kugira ngo bagukepinge bakwereke yuko ntago babikoze babigambiriye, ni accident bagize bo bagatwara igihombo kuri baho kugira ngo bagutakaze wowe. Iyo niyo business mindset. Ntago bakomera gutakaza umukiriya niyo yaba ari umwe, niyo yaba agura akantu k'ifaranga rimwe, kuko bazi ko uyu mukiriya amagambo azabwira abandi bakiriya bazata amafaranga menshi cyane, kuko bazi ko business yabo atari y'umwaka ejo, ni business y'igihe kirekire cyane. Dore ikindi, iyo utakaje buryo umukiriya 1, 2, 3, 10, burya uba urimo kwiremera abasirikare bazakurwanya muri kampani yawe. Ni ukuvuga ngo amafaranga uko agenda atakara ari amatoya, hari igihe uzagera aho ngaho ntubone amafaranga yo kwishyura abakozi, ugabanye abakozi, ugabanye quantity y'ibintu waproduzaga, ugabanye, hari ibintu bizagenda bigabika muri kampani yawe, bigere igihe uzisanga uri wowe wenyine na kampani yawe, ugere naho utangira kuyigurisha. N'utangira no kuyigurisha abantu batangira kwitinya kubera yuko yakoze reputation mbi. Ntabwo ari byiza kujya mu bintu ari uko ukopeye abandi ngo kubera ko ngo borora inkoko ngo nawe yo korora inkoko. Banza ubikunde, umenye why, kuki ubigiyemo, kuki ugiye mu korora inkoko. Umenye icyo ushaka, ushaka ufite amafaranga, yes, ushaka kuyashyiramo, ariko n'abandi ushaka gusapotinga ni ikibazo. Bigishe, bagira urukundo, bashaka ikintu bashaka kuzakuramo hariya, kuko ubigiyemo ufite urukundo, ufite discipline, consistency, ubwije ukuri ko iyi kampani izagera kure hose hashoboka. Ariko nujya muri kampani ushaka gusuzugura abakiriya, bariya nibo bagize kampani, niho gutwara imodoka ugasuzugura kumenya ko amapine afite umwuka uhagije cyangwa essence, byanze bikuze imodoka hari izagera ahantu yanjye kugenda. Tugire ikintu cyo kubaha abakiriya, kuko nta mukiriya nta business. Dukunde business, dukunda amafaranga, kuko aya mafaranga ugenda hariya uri muri itera icumubwa, uri muri yangiriza business. Hari igihe uzayifuza uyibure kubera iki wamaze kwangiza izina ryawe, aho bazakubona abantu bose bavuye ngo nta kigenda, n'abakozi ukorana nabo batangire bagukwepe, gukorana naka ntajya, no gutigisha ibintu nk'ibi byose. Kandi kampani zose burya zitera imbere n'abakozi ukoresha bagatera imbere bakagira ikintu bageraho. Ubu rero ngewe nk'umusa sponsor ubundi mu Kimwaro, ni ukuvuga ngo naraferinze abo bana, ni ukuvuga ngo ngeni postinga ibyo abandi bagezeho, ngewe nzabura ibyo postinga. Urumva ko ashyize mu kintu cyo gutangira kubeshya, cyo gutangira guhimba inkuru. Ntago mbishaka ibyo bintu, ndi umuntu w'umugabo ndakuze, ntago nshaka kugera muri nivo yo gutangira guhimba inkuru. Byanze bikuze nzavugisha ukuri, ngahibaza iyo reputation nzaba ntanze rero ku bantu bakora business aho ngaho. Ese abandi bazaza bakora business aho ngaho? No, ntago baza. Ariko umuntu umwe atukishije abantu bose bakora iyo business, uyu muntu rero ntago ari byiza. Burya wikora ikintu ushaka guhima abakiriya bawe, burya ntubuhagarariye wowe wenyine, ubuhagarariye akarere utuyemo, ubuhagarariye kampani, ubuhagarariye igihugu, ubuhagarariye Afrika. Ngahibaze nk'abantu barimo turi muri groupe bose ntago ari abanyafrika. Nose niyo ubona turimo guferinga, urimo gutanga amafaranga ya gusapotinga umuntu arimo araferinga, bizagenda bitese. Urumva yuko ubuhemu ntabwo ari ikintu cyiza. Reka dukore business tuzikuye ku mutima, tujyemo dushaka asamaramuko gusa, dushaka ibintu bizaba binini, tubigire binini bishoboka. Kubera ko niba umuntu atangiye kureba abakiriya gutya hasi, se uyu ngo azagera aho avumbura ko tugomba korora inkoko zitavuye hanze zo mu gihugu gusa, ntago yabishobora. Nta mind, ubwonko bwe ntago bwabigeraho ngaho. No kuvuga ngo uyu nguyu ntago muri make ntago ari umuntu waba role model w'abandi bacuruzi. Bityo rero ku bantu bakora business, please mutubabarire, mukore mushyire urukundo mu kazi kanyu, mureke abantu babahe feedback, bababwire kubira aho ibintu birimo gupfira. Buryo umuntu akubwira ngo ibintu birimo gupfira ntago abakwanze, ahubwo abagukunze ashaka kugira ngo uhinduke, wimotiving, ugere kure hashoboka. Kandi abakubonamo burya ubushobozi, abona ko wakora byiza kurusha ibyo urimo gukora. Reka ndangize rero mbashimira mwese, mukomeze mugire umunsi mwiza na weekend. God bless you all of you. Ciao.